dukomeje gusoma Bibiliya kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Ubu tukaba tugeze ku gitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi tugiye kureba ibyahishuwe 1:3. Nkuko tubikora katubanze tugire tuti niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Ubwibyo shakisha ukuri, ukunda ukuri, usangiza abandi ukuri, umunyakuri kugira ngo uzaragwe ubwami bw'ijuru. Turebe rero, ugomba kuvuka bundi bushya ukakira agakiza kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru. Vuka bundi bushya, akira agakiza ko kazakubera inzira ikugeza mu bugingo buhoraho. Reka turebe rero icyo batubwira mu byahishuwe 1:3. Byahishuwe 1:3 haragira hati: hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa kandi n'abayumva bakitondera ibyanditse muri ubu buhanuzi, kuko igihe kiri bugufi. Usoma ubu buhanuzi akabwumva akabyitondera, uwo nguwo arahiriwe kuko Imana izabambika. Reka turebe rero, tugomba kumva ijambo ry'Imana kandi tukaryubaha. Ni ukubera iki? Nta yindi mpamvu, nuko Imana ibyo yavuze bizaba bigomba gusoza. Igihe byafata ariko bigomba gusoza. Niyo mpamvu ugomba kubyitondera, ukabimenya, ukabikurikiza kugira ngo ukurikize ijambo ry'Imana ry'ibyanditse. Reka turebe uko mu Giheburayo batubwira tugomba kwitondera aya magambo y'ubuhanuzi. Kuva mu Giheburayo tubishyira mu Kinyarwanda: shama, shin, me, ayin. Umva ubuhanuzi, ubutondere, ubukurikize. Bwumve, ubwubahe, ubukurikize. Shama, Ashren, Aleph, Shin, Resh, and Yod. Uri umunyamahirwe, ufite umugisha iyo usomye iri jambo, noneho bikaba akarusho iyo uryumvise. Ufite amahirwe, uri umunyamugisha niyo usomye iri jambo, noneho waryumva icyo bisobanuye, ufite imigisha myinshi ihebuje. Nabi ni ubuhanuzi. Non, Bet, Yod, Aleph. Ubuhanuzi bugomba kuba nk'imbuto iri muri weho imbere, kuko wumva icyo Imana yageneye mu kuva ku itangiriro kugera ku mpera. Ubwo buhanuzi rero bugomba kuba muri weho, ukabwumva ukamumenya, atari ukumva abantu bavuga ibi cyangwa biriya, ariko ukabwisomera ubwawe ukabyumva ukabimenya. Karov, Kof, Lesh, Vav, Vet bivuze biti impamvu ugomba kubyumva ukabimenya nuko biri vuba, biraje, kandi byanze bikunze bigomba gusoza ko Imana yari yabivuze. Biri vuba rero, n'Imana ikubwira iti bimenye, byandike mu mutima wawe kuko biri hafi gusohoza. Ki, Haf and Yod. Haf na Yod bivuga ki. Imana iri kuguha igisobanuro, iri kuguha impamvu, iri kukubwira impamvu ugomba kumenya ijambo ry'Imana ukaryibikaho. Uribaza, Imana iri kuguha impamvu? Imana yakubwira ati kurikira inzira zanjye, reka nguhe n'impamvu bigiye gusoza, kandi bizagenda gutyo uko nabivuze. Impamvu na rero irimo iraguha impamvu, ikagusobanura, ikaguha na gihamya yuko bigiye gusoza, kuko ibyagiye byandikwa ibihe byose byarasoje. Ariyo mpamvu rero ugomba kwitegura, kuko byanze bikunze bigomba gusoza uko Imana yavuze, noneho ukamenya ijambo kugira ngo ukore ugushaka kw'Imana, nawe uzaragwe ubwami bw'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.